ni ingaruka mbi zikomoka mu kurota usambana. Umugore arariyo kandi basenye kubana mu cyumba kimwe, ntibahurira ku isahani, ntibahurira kuganira, ntibagendana mu modoka nubwo bazifite, kandi n'abakene nuko bawe mwaca undi agaca, mwabyuka undi aryama, undi arya, undi ava ku meza. Ibyo nyine ugasanga ruraho gusa, bagahitamo no kunyurana, bagahitamo guceceka kugira ngo bajijishe rubanda, ariko rwarakongotse. Bigutera, bituma ugira igikundiro kibi cyavuye kwa Satani, ugasanga ntukene n'uzakujyana mu mago, mu ngo ze, mu rugo ngo kugira umugore, ukeneye n'abagusambanya gusa. Noneho abantu bakagukunda ukagira ngo uri umuntu w'icyubahiro, kumva uraciriritse. Abantu bakajya baguhamagara bavuga ati ngezweho ndi umukobwa, kumva buryo uraciriritse. Kantu ko gakomeye umuntu guciririka. Nk'umusore ngo agiye ngo rwose musengere, ngo abakobwa barandembeje n'abagore, ngo birirwa bampamagara buri kanya, ngo dore umwakuye, ukumvura intwari. Bro, uraciriritse bro, uranasuzuguritse. Usetse uraciriritse, uri cheap cyane, cheap pe, kuko uhamagarwa wibyirata, mwinjirira mu bindi bintu, uce kuri abo bakobwa bicuruza bakubone nk'umukiriya wabo kandi uri umukristo. Bivuze bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ya demon inside her or him ikurura ya yindi kurimo nawe, igahita ibwira ati dore uyu uhise buriya mu mureba nawe ni mwene wanyu, muhamagara, gahita kubwira ati bro, kandi nawe ukashiduka wabirangije. Ahubwo atari kuburya sinzi igihe binabera. Burya communication y'umusambanyi ku musambanyi ni danger, iroroha. Mushobora no guhurira mu bukwe, wamukubita ijisho ugahita mutahana, ko hari daimon ituye muri wowe, nahite zigahita zihuza urusinga kugira ngo ukomeze wandarare, ukagera uyobe hati tok, mugahurira mu bukwe direct, mugahita mukobwa na wa muhungu ko nubwo we afite aho bagore banje afite ukuntu yasenze Imana, we daimon za connect aho ati no ntago ndi cheap. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro, amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Twarabisobanuriwe, benshi mwajyaga mwibaza icyo iryo jambo risobanura, ariko ndakeka umushumba yashyizeho umucyo, tubashyiriraho n'uburyo muzajya muhora mubireba mukumva iyo nteruro imbaraga ifite
naho yavuye n'ubusobanuro bwimbitse bw'amavuta akandagira amateka. Ndabasuje rero aho muherereye hose, Imana ibahe umugisha kandi ibishimire cyane. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe, ndagarutse ndi kumwe na Mbabazi. Pastor, umeze neza? Ndashima Imana cyane kuri uyu munsi wa kabiri, nguwe neza. Yego, Imana irimo igenda ishyigikira kandi bana nanjye. Ni byiza cyane. Uyu munsi mbere y'uko wenda nkubaza ibibazo dushaka ko udusobanurira nk'uko usanzwe bigenza ukadusobanurira, hari igikorwa nyine ndabona tugeze mu kwezi kwa karindwi hafi tariki 8, turi mu matariki 8 yegera 10 gutyo. Nagira ngo nyine abantu tumenye bimeze bite. Urakoze cyane rero. Mbere na mbere y'uko mbaza topic tuzahuganiraho, nagira ngo mbanze shimira abantu. Yego, shimira abantu. Uzi ko ku bumwe bw'abera ministries ntabwo tujya tuvuga amazina y'umuntu mu gihe atashatse kubitubwira, ariko hari 60,000 byatanzwe n'umuntu wari uri mu rugendo ava mu Bubiligi aza hano i Kigali. Imana imuhe umugisha. Ubwo we yiyumvise, Imana imuhe umugisha cyane. ariko ubwo naho yavuye barabizi, yanasuye mu Bubiligi. Yego, hariho undi mwana umwe uri mu Bubiligi natanze 131. Imana imuhe umugisha cyane. Yaciye limit ariko azavunjwa muri ubwo buryo. Yego, hari undi muntu uri mu Bwongereza atanze 35. Hakaba undi muntu watanze 65,000 byavuye muri South Africa. Imana imuhe umugisha nawe. Byose hamwe ni 291. 291. Urumva ugabanije gatatu, tubasha kuvuza abantu ko uganije gaturabyumva nawe ko bingwari, nubwo wasanga ari nk'abantu 70 gutya aho ngaho. Yego, ntago ari bakeya. Ni 70 nabo, ariko turacyakomeje cyane ko twifuza kubikora nyuma y'amatora habonetse umwanya, abantu bakabikora. Ibyo nagira ngo babyumve rero. Bose nzambivuga buri munsi, nta zina ry'umuntu turi buvuga cyane kurishaka, kandi Imana imuhe umugisha. Imana abantu bose babigizemo uruhare, n'abari kubitegura n'abari kubiteganya, Imana ibaho umugisha. Kuvuza umuntu ni ngombwa. Yego, kuvuza umuntu ni ngombwa, warabitusobanuriye cyane. Buriya igikorwa cyo gufasha ubabaye cyane cyane umurwayi ni igikorwa cyiza. No kurinda umuntu kugira ngo naramuka arwaye azabona uburyo assurance. Buriya ikintu umukora ni ikintu kiri prophetique. Yego, na assurance y'ubuzima wumuhaye uti ntuzigera urwara kuzabaho. Kandi abenshi koko abenshi muri twe twese uko tureba, hariho umuntu umaze kwishyura imyaka yose atarajya kwa muganga. Yego, akavuza abandi. Ni ukuvuga ngo yandi watanze uwarwaye aramugoboka akamuvuza, yabona akajyayo. Icyo rero hari ijambo rigaragara mu kuva ravuga ngo ntuzabure gufasha umukene cyangwa mwene wanyu, ngo kandi numara kubikora ngo ntuzababare, kuko Uwiteka azaguhera mu icyo kintu wakoze. Haleluya. Ntuzababare kubimuhaye rwose, ngo kandi abakene bo muzahorana ibihe byose. Niyo mpamvu kubakoreraho umugisha bizakubera amaboko. Yego, kandi ngo ntuzagira umugisha ugihagaze, ahubwo umugisha uzagira n'abazagukomokaho. Yego, mushumba, impamvu nari nkubajije nuko nabonye twinjiye mu kwezi kwa karindwi, ubwo nagira ngo menye cyangwa n'abantu basobanukirwe, ese n'uwaba ugifite iyo gahunda iracyakomeje? Irakomeje rwose, kuko akarindwi ushizemo niho bitabirangira. Yego, urumva twafasha tubanga amafaranga, ndimo ndavugana n'ubuyobozi kugira ngo nibura agere ku ntego abe menshi. Urumva abantu bakigutyo, abantu n'abandi bakibyumva batarumva bya biganiro, n'undi yakongera agakora. Icy'ingenzi nuko tubavuze mu mazina, ntawe nishatse kuba mu izina. Turacyakomeje igikorwa. Umuntu ushobora kuba ufunguye video aka kanya, igikorwa twavugaga ni ugufasha abarwayi kwishyura ubwisungane mu kwivuza, abadashoboye kwishyura. Kandi ikindi uraza dushaka ko tuyishyira nimero hasi igaragara, nta kibazo twaye harya hasi, ariko muri ntuze gupiningamo hariya tukanagaragaza, ariko nkuko nababwiye nta mpamvu kuyandika, birumvikana. Hari ikindi rero utaroze. Yego, nta matsiko yacyo ufite buriya. Mbwira ahubwo icyo kintu ntarenze. Aba bantu ugiye kutubwira, ngiye kubavuga mu izina. Bavuge. Abantu ngiye kubashimira. Twagize gutyo bamwe bw'abera tugira abantu dufasha mu ibanga. Noneho umukecuru twari twamuhahiye ibyo kurya, twamukoreye ibintu byose. Agiye abajura baraza baramwiba byose. Bamusigira n'igikombe, bamusigira n'isahani, ibintu byose birarangira. N'amateri icyo bana gutwara n'igitanda gusa. Na bya byo kurya barabijyana byose. Ndababara umutima urangiye kuri simbi bivuga, ariko ndashimira umuntu utangwa n'inyuguti ya babona ni benshi ku isi, haherereye mu gihugu runaka,
Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha cyane. Yohereje amafaranga ya matera yo kugurira matera uwo mukecuru. Imana imuha umugisha cyane n'ukuri. Ndashimira undi muntu wo muri South Africa yohereje 96 byo kumuhahira ibyo kurya. Imana imuha umugisha. Ndashimira undi muntu wo mu Rwanda wohereje 40. Imana imuha umugisha kugira ngo uwo mukecuru w'incike udafite umwitaho abeho. Amen. Imana ibaha umugisha abo bantu. Urabyumva ariko umubwa wera ministries. Intego rega ni yayindi. Amavuta kandagira amateka. Ubuzima bugahinduka. Ugahindura n'ubw'abandi. Niyo ntego nta yindi. Abaronda bashimiye nubwo mukecuru utaratungana kandi giye mu mutima wanjye. Nifuza ko abwo afite akabanza. Nifuza ko tuzamukura mu gukodesha. Yego. Afite akabanza kandi ahantu afite akabanza ariko aracyari mu bukode. Nta bushobozi afite. Wakamufashije. Birumvikana. Ari muri gereza. Undi wakamufashije ntawe uzi irengero rye. Akeneye amaboko y'abantu. Yewe ntabwo ntawe uzi n'aho aherereye. Noneho n'undi wese amubonamwo amateka atariyo. Kandi twamavuta akandagira amateka nta muntu turebera mu mateka. Tumurebera muri Kristo Yesu. Haleluya. Siko mvuze nticyumvikanye buri. Abantu honda bashimiye Imana ibaho umugisha nawe aracyakeneye gutabarwa tukamukorera igikorwa cyiza ariko twisabira abaduhamagara. Ntimutegereze ko tuzajya guterura akantu ngo dutware kamera. N'udutuma tuzabikorera kuri telefone tukwereka uko ushaka kubibona ariko twe ntabwo uzajya kuri kamera twebwe. Oya, nibyo. Oya. So urakoze cyane Imana ibaho umugisha. Yego murakoze. Nagira ngo mbere ko dutangira ikiganiro sabira umugisha bano bantu. Nukuri urakoze. Se wanyemerera. Bano bantu batanze mitiweli bakinayitanga. Buryo numva ku bwanjye nifuza ko twakwishyurira abantu barenga 350. Oya bizakunda. Miliyoni irenga kwishyurira bano bantu ku buryo ibyo byo kizaba gikorwa kigaragaza ko na leta kirimo imbaraga no tubwire no twambare n'abantu tubagaragaza ibyo nibisanzwe nta kintu ariko ibintu bya nyavi wa muceri kamatera twatuntu aya ntabwo nko kurya ukisiga ku munwa niko bimeze ntabwo ari byo rwose. Hari ibintu twe rero abantu gufasha no mubyeyi si ibyo gusa nta nakenda yarariye kuryama yabonye ariko cyo kwambara ntigihari. Kandi njye babwira ukuri ntimugatanga ibintu mugakunde gutanga imyenda mwamaze guhaga. Burya ubujugunye gura umwenda mwiza wambika umuntu nawe usabwa umugisha. Hatajyuma ko mvuze nabi. Abaretse mushumba hari ukuntu twumvaga ko nyine gufasha abababaye mu bintu dufite ukareba muri bya bindi utagikeneye ugakuramo. Ntago butanze ubujugunye. Niba ushobora kumpa icyo utagikeneye nuko nanjye nta gaciro wampaye. None se ku ijambo rivuga ngo nimba ufite amakanza abiri uhe mwene so rimwe. Utanga iyo warambiwe. Ntago mbizi ibyo nabazaye. Iyo utakifuza ngiye uwo mudayimoni naramukubise. Nanjye namwigiye ku muntu umwe w'umugabo ndamuvuga mu izina we ndamukunda cyane. Yitwa Gode Nkurunziza. N'umukozi w'Imana. Yego. Rimwe nagiye kumureba none hambwe ati giye mu buzima iyo umudamu ambwiye ngo ntutange iyo shati niyo mita ntanga. Tugira ngo ushaka gutanga ikintu kibi. Ati cyo kiza nkunda nicyo ndekura. Ariko hari undi muntu ajya mu ivarisi akareba utwacuye utwangiritse utwamusize utwananiwe twayarambiwe ku buryo ukambara waca mu nzira atari kuri mwenda subajeri. Uwo mugabo ndamushimira inshuti yanjye ubatuye Gahanga niyo hashize imyaka nka 15. Buryo umbwiye uti agapira nagakunze bita nkago ntiriwe ndeba ngo ndagakunze. Nuvuga ngo ngiye gukora mu ivarisi cyangwa hanya muri aho mbika imyenda nkabona umupira mwenda ati no mwenda ukaryohera bita nkwereza uwo muntu wa undi nawe ureba ukumva bamuhaye icyo nifuza. Iyo bitankundiye kurumva niba muhaye icyo nanjye nashakaga ntabwo njugunye ndigomwe. Urigomwe. Yego. Nta mpamvu yo kugura roti ngiye ngurira amagufa imifupa nta sombe wampaye. So iki kintu ndamushimira nzi ko ajya kurikirana ibiganiro byanjye kandi yumve ko mbivuze ni uburere yampaye kandi nanjye maze kubureresha abandi. Ni byiza cyane abo bantu rwose. Iyo mbwiye gukunda akaguru k'inkoko tugiye gusangira ntabwo ngakoraho. Uzi ko ari agakunda. Ubundi tanga ibyo ukunze witanga ibyo urambiwe.
kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye Imana ntireba igitanze umwana wayo w'ikinege iba ari ikinege yatanze iby'agaciro cyane, yatanze ibimusagutse. Urumva aha hantu ntabwo gutanga ari ugusagwa, ari ugufite ibisagutse, gutanga. Kandi Imana nkubwira ukuntu ikora, ntabwo ireba icyo ingano y'icyo watanze, ireba umutima wagitekereje. Urumva kumbwira ngo tuvugane ukuri, urebye supurese ngo angiriya ngo oya, iriya oya, ngere iriya rero iriya umutima nyumwe ngo niyo sawa, duhuje size ndayiguhereza. Ariko mba nagennye gutanga, yego, ntabwo uvuga ngo nukubikora gutyo gusa, no, ngeneye gutanga. Umuntu akamubwira uti tugende, yego, muri gare ukamujyana aho bika imyenda, sindashaka guha amashati yo kwambara umukozi wiwe, barangiza ukajya ushaka indi nambaye ku buryo karitsizi neza kari yawe. Hari ibintu byo kwitondera. Gutanga si ibigusagutse, gutanga si ibyo warambiwe, gutanga si ibyo wabuze aho ushyira. Gutanga no kwigomwa rata. Icyo cyo Jerry amakuru ni sabasha, waje ukanyura hano mu rugo banza ni ifu y'ubugari nyinshi, nabuze icyo nyikoresha itazampfiraho, ubaye poberi, ariko none nyamara Imana itubabarire itazapfana ubusa. Niyo mpamvu gutanga bivuna, ni ukwigomwa. Rero ndashimira abantu bose bari gutanga iyo mitiweli, namuno umubyeyi we biraza kurangira neza. Imana ibaha umugisha cyane, reka mbasabire umugisha. Mana nyiri cyubahiro, nyiri ijuru n'isi, utwara abatware, Mana y'imbaraga n'igitangaza, nta waje mu isi agize ikintu afite. Tuvuka mu ntoki nta kintu kirimo, tuvuka twambaye ubusa, dutangira kwambara tugera ku isi. Nta uvukana ikamyo, nta uvukana kontake, nta uvukana etaje, tuvuka dusa nk'abandi bana, turira kimwe, twambaye kimwe. Ariko iyo tugeze ku isi ubuzima burahinduka. Bivuze ngo ntidutanga ibyo twazanye, dutanga ibyo twasanze mu isi twarabihawe nawe. Sabiye umugisha bano bantu bose bashaka kuvuza abantu, kugira ngo abantu bashakire assurance, babasha kuvurwa igihe cyose cy'umwaka. Sabiye umugisha bano bantu bose batekereje umubyeyi wibwa agasaburwa byose akabura icyerekezo, uyu munsi ukaba uri mu ruhande rwe. Mwami Imana ndasabye kugira ngo bahe umugisha bose mu izina rya Yesu. Abakunda ubumwe bw'abera minisitiri ubashyigikire Mwami, nabo bahindurira ubuzima nkuko ari guhindura ubw'abandi. Urakoze, ubane nabo, bampe umugisha udasanzwe, aho bahere mu bihugu bitandukanye, muri Canada, i Burayi, muri Sweden, abari muri South Africa, abari mu Budage, aho baherereye hose. Umuntu wese n'uwanabitekereje, n'abari mu Rwanda n'uwabitekereje bikamunanira, nawe umuha umugisha rwose. Urakoze, natwe muri cyo kiganiro tuganira Mwami, bane natufashe ku Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane, nizere ko bimeze neza ndetse bisobanutse. Reka dukomeze noneho. Umushumba, harimo n'ubundi turacyari gukubita karande n'amateka yazo, ariko noneho hari ibintu bijya bituzira mu nzozi, abantu bakabyibazaho, n'ubundi turabihuza n'ibyo abantu bagiye babaza cyane ku kintu kigenda kigaruka mu nzozi. Ariko aha ndagira ngo unsobanurire Mushumba, udusobanurira n'ababitubajije, hakaba n'abandi batabajije ariko bashobora kuba bibaza ikintu nk'icyo. Hari ikintu cyazonze abantu Satani akoresha, igikoresho cya Satani gikomeye ari cyo ubusambanyi. Hari noneho abizana mu nzozi. Twagira ngo twumve ingaruka cyangwa side effect bishobora kugira ku muntu warose inzozi nk'izo ngizo. Inzozi zijyanye n'ubusambanyi, gusambana nijoro, cyangwa se kuba yaryama ku manywa agashiduka yasambanye ariko atabishaka. Urakoze cyane. Nagira ngo tugane ni bishobora kuba bigera kuri 10 n'ingaruka mbi zikomoka mu kurota usambana. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil.
aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanzira na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Bone twavuza abapfuye, twavuza abazima, ubwo ni muri rusange. Ushobora kuba ari n'umugore wawe, ushobora kuba n'umugabo wawe. Hagati aho ngira ngo nsubize n'uwabimbajije aba mu Mutara. Yego. Yarampamagaye ejo arambaza ngo ese kurota ko narose ndyamanye n'umugore wanjye kandi uri mufite, ati nyine tukaryama gutyo bishatse kuvuga iki? Kandi asanzwe amufite n'ubundi kandi tunari kumwe n'ubundi. Ndamubwira nti namushubije uko ukwiye, ariko n'ubundi avuga nti nzasubiza birambuye mu kiganiro n'abandi bumvireho, nagira ngo n'abandi bumvireho. Vuga ngo uyu munsi tuve waryamana n'umugabo wawe, waryamana n'inshuti, waryamana n'utazi, waryamana n'uzi, waryamana uwo ari we wese mwarota muri gusambana mu buryo bwose. Turi kurade ingaruka mbi zo kurota ibyo bintu. Twirinze kujya deep. Yego. So byumva ariko ingaruka mbi turabona hafi nka hagati ya 13 na 14 cyangwa 15 biraterwa n'umwanya dufite, cyane ko ari nabambwe nsinye kubabwira ngo hasigaye iminota ingahe ngo bituma ava muri mood. No kujya uncira isiri gusiti. Ambwa ati bituvana muri mood, ati umuntu aba yaryohewe yafashijwe, nabwo ngo mugiye kurangiza ati kumvuguye down. Ndavuga ntibavugiye abandi, nzabikosora. Ubwo nuvuga ngo uzajya wagira gutyo nyina Imana ibaho umugisha. Ikintu cya mbere kuvuga ngo buriya kuba urota neza urimo mu nzu zo kuba umuntu ashobora kurata asambana cyangwa agira ibindi bintu, izo ngaruka mbi zose cya mbere, ikintu cya mbere ingaruka biri kugiraho ni ku buryo bw'ubuzima, health problem, uburwayi, ibyorezo, ama stress n'agahinda. Ikindi no kumva wisuzuguye, ukumva ntushyitse, kuko hari n'abantu bitwara akumva uwo mugabo wa ninjoro cyangwa uwo mugore wa ninjoro yajya horaza ahubwo akumva yamusura kenshi, kuko yumva binyuranye n'ibyo asanga ngo n'ibyo asanzwe akora muri urwo rugo rwiwe. Nuko bimeze. Yego. Urumva kugira ubwo wumva gukora imibonano n'umuntu mu nzozi, no kuvuga ngo Satani atuma bimubata, akumva ahubwo birenze addicted. Hari nabwo ati wampaye nka birota. So rero ikintu gikomeye cya mbere bigira ingaruka ku buzima. Urumva nawe tuzi neza kugira ngo igikorwa gisozwe hari ubundi buryo bibaho. Yego. None uraryamye urasinziriye, ibikorwa birangiye uri wenyine, ariko muri mu bwonko bwawe uri mugira gute? Uri musambana kandi urasinziriye. So bikozinga kwangiza ubwonko. Tekerereze, kwisuzugura n'indwara nyinshi zikomeye zifata umuntu. Iyo niyo ngaruka ya mbere. Yego. Reka tuganirize yenda abakuze batwumve, n'abamaze gukura bashatse batwumve. Yego. Tuzi uko ibikorwa by'abana baryamanye uko bigomba kuba bimeze. Tuzi kugira ngo bijye kurangira uko bigomba kuba biteye. None uri wenyine, urasinziriye, ubwonko bugiye gukora, buhuye na sexe, buguhuje n'ibintu, ibikorwa physically birangiriwe mu nzozi, birangira uri gusinzira uri wenyine. Cyambere uzabyuka wireba usange umubiri wawe ntumeze uko ushaka, bigutera kumva uri inabuti, udashyitse, wisuzuguye, wigaye, ufite ipfunwe mu mutwe, ukatangira kugira ikibazo. Ariko ugasanga muri wowe mu buryo buri mentale, mu mitekerereze hari ikintu kigabanutseho, no gutangira kumva uwo mubana atagushimishije nk'uwo muntu. Ikindi gikurikiraho noneho bigatuma hazamo n'ibibazo by'ubuzima busanzwe, indwara imwe na zimwe, kurwara imitwe idakira, guhora uhangayitse, ibyorezo, kwisanga nk'abaranduye amasida n'ibindi, ko n'ibintu bigushora umaze kuba addicted. Iyo ni impamvu ikomeye, side effect, ingaruka mbi zo kurota usambana nijoro. Ntabwo nananze kuvuga ibintu byose uko bigaragara. Ikindi cya kabiri,
bikurura ubukene, causing poverty. N'inzozi burya izo zo gusambana nyine. Yego nabyo ni ubwo inyatsi kurumva hazamo ikintu cy'ubunebwe n'inyatsi. Ariko inyatsi n'ubukene biratandukanye. Inyatsi wako icyo ufite. Ubukene ubwo nta n'icyo ubona. Ubundi nta mukene ugira inyatsi. Inyatsi ni ikintu umuntu yaragize gute yarafashe. Cyane umva barwanga Imana gukureho inyatsi nese irakwaka inyatsi ubundi ufite iki? Ijambo inyatsi ni ukwakwa. Nje musanganya inyatsi n'ubukene. Abantu bavuga ngo ni inyatsi ntacyo afite. Bakwatse iki? Wari ufite iki? Aho niho ugomba kwibaza. Yego. Inyatsi ni ukwamburwa icyo wari ufite. Ko ni ukunyagwa. Ahangaha none kuba poverty into someone life. Ubukene bukakwinjirira pe mu buzima bwawe, ntugire icyo wakira habe. Kukibona bikabinguta. Noneho nuvuga ngo iyo umaze kwibona noneho wanagira n'akazi hakazamo noneho yanyatsi bavugaga nyuma yaho. Bavuga ati nutwo winjije ndatujyana. Ndatume. Nutwo ndadutwara. Cyo ni kituma tuta cyane. Yego. Ku bantu bafite babirota cyane bakira abasore n'abakobwa. Ubwo batarashaka. Yego. Cyangwa bategereje gushaka. Iyo badasenze cyane bahinduka ingumba. Hakubyara. Dayimoni aba yabatatse. Niyo mpamvu akwiye gusenga. Ndimo ndihuta cyane kuko gutanga. Biratangaje. Ni vuga ngo kubirota kenshi bikuzaho uri umusore uri umukobwa cyangwa se uri Maria ariko nta kana. Hari n'abashobora kubikora gutyo bafite n'abana akazashiza akabaherukanya abo ngabo. Erega icyo ndakubwira bene uwo muntu urota reka nkubwire we ni umuntu urota asambana mu nzozi. Bigera ubwo nubwo mu rugo yumva nta mpamvu y'ibyo bintu. Ahubwo yumva mu rugo ari stress. Yego. No kuvuga bimuhuza mu rugo bikamwusunikira muri iyo si ya Satani. Akajya mu yindi si yindi yo kumva ibiri proud. Kuko bigira bitya Satani ni umugome igihe cy'umudamu yitegura gusama. Umugabo akaba nta mood afite. Kuko hari igihe binamubaho baryamye bari mu buriri. Yego. Umugore akarota asamba ryamanye n'umugabo we. Kandi ibikorwa byashojwe nta bindi akeneye. Ni ikintu umuntu atabona uko avuga ariko abantu bakuru bari kubikurura. Ubundi iyo uje muri ofisi tuguha amakuru arenze ayo ngayo ariko iyo tuvuga mu rwego rwa rusange kugira ngo tutazi ngo turarebwa nande turumvuga nande. Urumva ibyo yaragukeneyeho already byagize gute byarangiye. None se mu gitondo uramubaza iki? Nta na kimwe. Ahubwo arabona uri stress. Uri kumutesha umwanya. Wakumvise. Niyo mpamvu bisubiremo bashobora kubaho kagaragara vuga ngo akaba atazabya nuko we suko abaye ingumba harushobora kuba ingumba completely cyakagira indi mpamvu yo kumutera ubwo burwayi. Ariko hari n'undi muntu igihe cyo gutekereza icyo kintu bitamubamo kubera ko yakirangije kera. Yakirangirije kera. Ikindi cya gatatu kurota usambana ninjoro uwo ari we wese ni connection uba ugiye kujyana na Satani. Connection of evil. Kuzinga kuba uri Satani atangiye guhuza n'urutsinga twa Satani nawe. Kuko bano bantu barota basambana ninjoro cyambere bagira umujinya barakazwa n'ubusa bavuga nabi ntibihangana ntago bagira impano yo kwihangana. Oya. Shaka undi yose muri speed. Haburi umubwiye uti ihangane ndaje ngo nguranye kandi barya abantu bagira ikintu selfishness n'abantu kwikunda kuko aba yabikoze wenyine abafite umwuka wo kwikunda agakweto naka gasahani naka gasafuriya naka udufara mbega ubona ikintu cyo kurekura. Memu n'abafite abana akabona n'abana ntabwo abitayo akumva yakwambara urukweto ruryoshye ari umugabo ishati ryoshye ariko abe wakambara ibaze ariko hari abantu ugasanga abana ndugo yabo ntago bamufasha basohoka bakajya kurira nk'inyama nko muri Afrika akajya kurira inyama muri hoteli kandi iyo nyama yigura akayisanya n'abantu bari kurya ukabona twana twarumage ko afite uwo mwuka wa selfishness kwikunda. Ikindi ni ukuvuga ngo umwanzi abatangiye gushaka gucamo plani zawe.
ibyo wakageze ibyo wagafashe arakata ibyo wagafashe ibyo wakagiyemo ibyo wagakoze ugasanga mwanzi agiye kubisenya. Iyo ugiye kureba ikintu cya karindwi cyangwa navuga ngo ni ugukata umugambi wawe na expectations. Simva expectations ni ibintu umuntu uteze kugeraho gukora kuvuga so bicaho ngaho gacika intege teganyaga cyangwa bira kuzabasha kugeraho. Ikindi kisa nk'ikimenyetso cya karindwi ni intambara mu muryango. Intonganya bigira intambara bigira intonganya. Satani akakugira igikoresho mu muryango agateranya abantu. Nuvuga ngo ubu usanga ko icyateza aba bantu ni cyayanduru n'amagambo ugasanga mugiye gushwana. Ikindi kintu gitera abagabo kugwa. Abantu bose kugwa gute? Kugwa mu buryo bw'umwuka. Ubwo ntabagisenga nesa azatura buri munsi ko yaranye n'abagabo kandi afite umugabo. Azatura ko yaranye n'umugore kandi agisenga. Usibye no kugwa mu buryo bw'umwuka n'ibikorwa bye ntaga bakiri active. Acika intege ku kintu cyose mvuze kandi icyo mvuze cyose icyo kuba ari we wese nuvuga ngo ni ugucika intege ku muntu uwo ari we wese kandi bikamugora. Ikintu ko gikomeye. Ikindi kigera nko ku 9 cyangwa cya 8 nzangura amajwi gutya nisanda ko icyaka cya 8 no kuvuga ngo bituma cyangwa ku bantu batarashaka bibayobora kuzakora mariage y'ikinyoma. Mariage y'ikinyoma se nemeze gute mushoma? Mariage y'ikinyoma no marriage ni urugo uzajya muzikari ruzima wahagera ugahura n'akagutiye utekura mu buzima bwawe. Guhuma amaso iyo ni ingaruka mbi. Izo nzu zo kurutura kenshi nuvuga ngo it allows you a person get married wrong with another person. Kubana n'umuntu rwose wamurebaga ari umuntu muzima ariko wagerayo ugasanga byo watekerezaga siko bimeze. Mu bitekereze mu myumvire mu mikorere mu kuganira ukabwitse narongoye Satani nashyingiwe kwa Satani ukabwitse byagenze bite? Byo bigukururira kuzubaka urugo rw'ikinyoma. Bizagutera gusanga umuntu uzi ko ari umusore kandi afite nk'abana nk'abane muri quartier utazi. Naye makuru ntuyamenye. Umukobwa yagera mu rugo ati nubwo twashikanye ariko nabyo kumva mu cyaro batariko uriya mukobwa afite abana yasize ukavuga uti kuki utambwiye mbere ubwo rumuri rukaka mugapasura mugashwana kuko bigukururira kuzubaka urugo rw'ikinyoma. Urugo rw'ikinyoma ingo z'ibinyoma zirahari. Ako jeri ntago bizi ubwo ndasobanukiye ubundi ntago nari numvise rw'ikinyoma uko rumeze. Hari ingo zifite n'ibipangu zinakinze ariko z'ikinyoma ziriho zitariho. Oya zinariho banarimo banasohoka mu gipangu n'abana bakajyana ariko umugabo arariyo umugore arariyo kandi basenye kubana mu cyumba kimwe. Ntibahurira ku isahani ntibahurira kuganira ntibagendana mu modoka nubwo bazifite kandi n'abakene nuko bawe mwaca undi agaca mwabyuka undi aryama undi arya undi ava ku meza. Ibyo nyine ugasanga ruraho gusa bagahitamo no kunyurana bagahitamo guceceka kugira ngo bajijishe rubanda ariko rwarakongotse. Mariage y'ikinyoma. Impeta wambara ukarutwa no kwayikuramo kayijugunya. Hari n'abantu bazikuyemo barazijugunya. Hari n'abazirekeyemo kubw'agahinda gusa. Kwanga ko rubanda rubacishamo ijisho kuko bafite ubupfuru uko barezwe. Ngizi ngorero kurongorwa cyangwa kurongora umuntu udahuye nuko wamurebaga. Izi nzozi rero abantu benshi bazigarutseho noneho maze kumva impamvu. Turi kureba side effect ingaruka mbi yazo kurota birenze imwe twavuze mbere ngo harimo urupfu harimo ukere tukubabwira ubundi ubwabyo twabonye mbere kandi mu mitekerereze tugeze ahantu kure cyane. Ikindi kintu bituma ukorera simukitenguke ukora nta kigeraho no korohera ubusa urakabyara no kuruhira ubusa mubiri ukaruha ariko nka kugira ngo makes you nk'urugero bituma ukora bihora ugasanga in vain mu muyaga
ntacyo ufite ubona ntacyo wabwira kandi watanze imbaraga zawe nyinshi nta n'ibisobanuro ufite nta n'ijambo ufite ntacyo waganira mu by'ukuri ugashakisha ikintu barimo umuyaga gusa yagatumuka n'umuyaga. Ikindi ni ukuvuga ngo hagiye kuba embarrassment destined by someone. ubwo twavuga ko ari nko tuve mu buryo tworoheye reka mbivuge muri ubu buntu gutya ahangaho ni nko kubona embarrassment cyangwa se hariho gutotezwa harimo guhigwa harimo kunyeganyezwa hari nk'ibintu byinshi tubihurizemo harimo kubangamirwa no ku buryo umuntu atabasha kugera ku cyo yifuza harimo za barriere harimo za bloke harimo za obstacle hari nk'amagambo hari ku buryo usanga buri gihe hari impamvu kuko barya abantu bamaze kubona inyenyeri bashaka kudisturbinga no gusenya kuharasinga kuyo utagera ku cyo wifuza uri mwene nde wo kwande ushobora gute ariko naye kubera ko buri gihe uhororo tusambana n'abantu bari bo bose ukaniyumvamo ko uri capacity udafite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu nibyo niko niho twahereye ku murongo wa mbere ko bituma wumva wowe ubwawe uti ntabwo ndi normal kavuga uti ko mpora n'ibi bintu aho ngaho ni nge ushobora kuba udashobotse kintu kikarangira ndi mu nzozi kandi physical ugasanga ntago akumva ntibikiri ibintu bye so nubanga icyo gihe nawe aba yumva ibyo abonye ari ibyo noneho banamuca intege kumva nibyo akajugunyiwe kure ni ibintu bikomeye abantu bakwiye kuganira bakabimenyaho bituma nta kintu ubasha kugeraho mu buzima bwawe nta kintu rwose uraharana kuki rimwe na rimwe ntabwo uvuga ngo uravuga uti I'm successful about ntabwo ngeze sinzi ko navuga na achievement yawe w'ibyo wakoze ushobora gusanga itagera ku 100% kandi utwemeranye ko umusaruro nyawo ntago ari amanota yo ku ishuri mwarimu akubwira ngo ndasigana ayo nigiye aho utize agombye kugera kuri achievement yawe icyo ni gikomera cyane ugasanga mu biragora kugira icyo ufata ikubuza kugera kuri achievement kugera ku ntego yawe wiyemeje burundu. Ikindi bituma uzengurukwa n'abagambanyi utabizi iterabwo bari kuzengurutsa ry'abantu hafi aho yawe satana guteza kumva ko tari comfortable kumva hano hari ikintu ku buryo bigutera kubaho ugenda nkangura inzira ugenda aho ugengesereye barambona gute barambe kuko ufite iterabwo bari kuzengurutsa iruhande rwawe yego Kindi kurota usambana uri umukobwa cyangwa uri umugore ijambo ngiye kuvuga sinzi nibiruze kuryumva ndagerageza nyene ngo teze amatwi bigutera bituma ugira igikundiro kibi cyavuye kwa satani ugasanga ntukena n'uzakujyana mu mago mu ngozi mu rwonga kugira umugore yego ukeneye n'abagusambanya gusa none abantu bakagukunda ukagira ngo uri umuntu w'icyubahiro kumba uraciriritse yes abantu bakajya baguhamagara bavuga ati ngezweho ndi umukobwa kumbe buryo uraciriritse ko kantu ko gakomeye umuntu guciririka anuzi nk'umusore ngo agiye ngo rwose musengere ngo abakobwa barandembeje n'abagore ngo birirwa bampamagara buri kanya ngo dore umwakuye ukumvura intwari bro uraciriritse bro uranasuzuguritse usetse uraciriritse uri cheap cyane cheap pe kuko uhamagarwa wibyirata nta gaciro ufite imbere yabo urubaye kuba amaze kuba manipulated yego so rero kurota bino bintu ku musore ku mukobwa rimwe na rimwe akenshi bigukurura igikundiro cy'abagabo bifuza kugusambanya n'abasore bifuza kugusambanya ntawe ufite gahunda nzima nta gahunda bafite nzima n'umukesha ngo mupfubure nta gahunda nzima afite wa mugana bapfubuzi bigize bari aho ngaho wo kumva ugasanga kwese kukibimbaho kuki buri gihe niba ndi umukobwa ngize imyaka 30 ko ntawe urambwira kankeneye kandi mfite abenshi bankeneye buri gihe mu gitanda cyabo kandi nawe ufite icyabo kuki batashaka ko tuguri tubanza kujya ku murenge abo niba uzagenda ubona yego icya kabiri ufite urugo urubatse ntacyo waburanye umugabo ariko abantu bakurire baguhamagare abasore bakwandikire bagutesha agaciro hamwe
n'umuzamu yakwandikira. Ibi ngibi ntibyahita bigutera arrogant kuri partner wawe ukumva nyine uri kugenda mwishongoraho. Iyo udafite uwo mwuka urishongora ngo genda hazaza abandi. Ntabwo umenya gucuzinga. Ni umwuka utuma wumva nyine ko igitangaza, ariko ntabwo uri igitangaza, ahubwo uraciriritse. Ntabwo uri igitangaza, ahubwo uragatangaza kumiwe, kuko wowe uzakundwa n'abahisi n'abagenzi bagufi n'abari bose. Ni uvuga ngo bikurura uwo mwuka, ugukururira abantu kugushora mu bintu bidafite akamaro bijyanye n'ubusambanyi. Yego. Ariko umusore wirata nk'uwo bariho barahari rwose. Ubu ugahamagarwa na bose ukumvira igitangaza. N'abakobwa nuko mpande zose zero chip cyane. Kujya tuye kubagora ntibatwumve nabi, uko niko kuri. Uruza rero hari abantu bihagazeho, umuntu muvugana icyo mukwiye kuvugana, nta kumwinjirira mu bindi bintu. Uce kuri abo bakobwa bicuruza bakubone nk'umukiriya wabo kandi uri umukristo. Bivuze bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ya demon inside her or him ikurura ya yindi kurimo nawe, igahita ivuga ati dore uhise buriya mu mureba nawe ni mwene wanyu, umuhamagara, gahita akubwira ati bro, kandi nawe kwashiduka wabirangije. Ahubwo atari kuburiye sinzi igihe binabera. Burya communication y'umusambanyi ku musambanyi ni danger, iroroha. Mushobora no guhurira mu bukwe, wamukubita ijisho ugahita mutahana, ko hari daimon ituye muri wowe nayo zigahita zihuza urusinga kugira ngo ukomeze wandarare, ukagera uyobe hati tok, mugahurira mu bukwe direct, mugahita mukobwa na wa muhungu ko nubwo we afite aho bagore banje afite ukuntu yasenze Imana. We daimon za connect aho ati no je ntago ndi chip agaciro kandi ndakazi. Naramubwira ngo ko nagushaka uri he mu buzima busanzwe. Yego. Agahita ati ibintu yararimo akaza hakureba ngo reka mpagarike ibyo ndimo nze nkurebe. Aba bantu batakaza intego, batakaza intego, batakaza kwihagararaho, batakaza gufata ibyemezo. Buri gihe wamujyana aho ushaka. Baba abantu bari manipire mu buryo bworoshye kubera wa mwuka umugenda. Wowe wakwirure ka amafaranga baba yampaye ko nta kimwe yakoresha, ntuzongera kuyabona. Ese ko ngushaka uri tindeka ndeka ibyo nari ndimo nze nkurebe tuga ntacyo. Abantu batakaza igihe cyabo mu buzima bwabo bushoboka. Reka nkubwire ikindi gikomeye. Iyo urota bino bintu kenshi cyane, uhorana umwuka wo gushyirwa hasi ku kintu cyose. Aterambere ryawe ryiza gushyirwa hasi. Muri makero ni ibyo ngibyo tubonye ko ni side effects, ingaruka mbi zo kurota ubusambanyi muri rusange. Usambana tavuze ibindi byo twubwiye muri physique, aho twabanza guhera mu bwonko, kubanza kugutakariza ikintu cyo gutekereza na bira byose bikabaho. Ariko aba bantu twabagira inama. Yego, nibyo nambere ibi tuvuze ntago wabyibonaho byose, ariko ufitemo kimwe cyonyine mu byo twavuze. Iki nacyo wabonye gifite effect yacyo wamaze kubona hariya. Rero icyo ukora nta kindi. Ubundi wa undi uryama ku manywa hari n'abaryama ku manywa yihengetse akarota agahita ajya muri ibyo bintu. Ubwo nta ko biri yisobanura ko ni ninjoro abantu bashyizweyo. Ibazo no kugira ubwo urota usambana ku manywa uryamye mu ifoteyi cyangwa wirambitse ku buriri cyangwa uri mu kazi mu ntebe, aho urumva deja warafashwe, wararangiye burundu, ari gukoreshwa na Satani. Ibyo we nta bundi byarakurangiranyeho. Ni byiza ko abantu bakunda kumenyera gusenga amasengesho ya ninjoro, mu bicuko bya ninjoro, a partir kuva saa 6 z'ijoro yego kugera mu gitondo, akanya gatubonye ko gasengamo kabiri, wegera umushumba gukorera deliverance, uraboshyira baranarangiye. Nukuri bimvuze hari abanyumvise. Hari aho umugore agera kumva ubushake bw'umugabo ntibukimo murimo, kuko yabirangije. Icyo gihe wa mugabo azahora arwaye mu mutwe, urugo ruzemo gucana inyuma. Wa mugore nawe yumva akeneye ko umugabo bagira ikiganiro, araganira nande ko yaraganiriye n'aba badayimoni ba ninjoro. Namukora hasanga umuntu ni muri firigo, kuko ibikenerwa yagize gute byarangiriye mu nzozi. Umugore ahorana agahinda yuko nta kintu afite. Uwo musore ukora ibyo bintu ntumutegereze gushaka, kuko ibyo ashaka n'undi yagize gute yarabibonye, arabifite hafi aho ngaho. Yumva nta n'impamvu. N'uwa mukobwa yumva nta n'impamvu.
ibyo byose ni ibibazo bivuka ku bantu hakazo na za ngaruka zose. Imana rero bagire neza, ikiganiro cyabaye kirekire ariko byari bikenewe mushumba. Ndakeka abantu bari basobanukiwe iki kintu cyagiye kibazwaho n'abantu benshi, ndakeka barasobanukiwe. Yes, urakoze cyane. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.